tuze twibature. Reka tuvuge gutyo, nibigera na nimugoroba saa 11 nanone nubwo nta wibatura ku mugoroba, sibyo ubwo, ariko nimugoroba nanone tuzi imbere y'Imana tugire gute gusenga, twinginge Imana tuyibwire tuti turi hano, uzayibona akaboneka mu gitondo nimugoroba bikamwangira nta kundi, ariko uzayigisha yoyo azaboneka mu gitondo aboneke na ryari nta kibazo gihari, kuko twasanze dukwiriye gufata ibihe byo kuba imbere y'Imana tukayinginga, kandi nawe igasanzwe yaduhaye isezerano ko izabana. Imana nihabwe icyubahiro, Imana nihabwe icyubahiro, Imana nihabwe icyubahiro. Ndagira ngo tunezerwe tubohoke kuko turi imbere y'Imana, bwa buryo bwacu bwo guhemera Imana no kwinginga buracyakomeje, kandi Imana iracyakomeje kutwiyereka. Mwami Yesu gatatu. Sawa kugisha twakiriye korali wera, ariko abakondetse mu gitondo, ariko noneho mwese ati muri imwe ya korali mu gusuhuza. Gatatu. Uko bahaguruke na inshuti z'Umwami Yesu bahaguruke mu cyerekezo kimwe mu gusuhuza mu izina rya Yesu. Gatatu. Haleluya. Mwongereho rimwe. Gatatu. Haleluya. Amen. Bari bamugisha, reka turebe abadiyakoni bateranye n'abari muri komite mpuzabikorwa namwe aho muri. Ese bamugisha rwose namwe no gusoza. Gatatu. Haleluya. Mwongereho gatatu. Haleluya. Amen. Yesu abahe umugisha. Reka twakire Daniel iwe uhagarariye nibature hano, ni minisita w'ubuzima bw'itorero n'ivugabutumwa, nadusuhuza. Haleluya, haleluya. Niwe watangije mu gitondo, ku bantu bazindutse mu gitondo yari ari imbere hariya, nabo bafatanyije nibature. Hari abafatanyabikorwa bari bature namwe muri hano? Yego. Twakoze mu munsi turakirana mu buryo budasanzwe. Iki cyumweru Imana yarakiduhaye, tugita icyumweru kigize gute kidasanzwe. Yego, mu buryo bw'usongo urambura ibiganza udusuhuze. Gatatu. Haleluya. Nanone gatatu. Haleluya. Amen. Yesu wamugisha cyane. Reka nanone nakira abantu baririmbye mu gitondo muri korali Gasana. Reka nakire n'abahagarariye korali Gasana. Wewe ubwo n'abahagarariye korali Gasana, kuko niyo yaririmbye mu gitondo. Si yaririmbye se? Niyo yaririmbye. Rwose namwe Imana wamugisha, namwe uri mu gusuhuza. Gatatu. Haleluya. Nanone gatatu. Haleluya. Yesu wamugisha cyane. Yesu abahe ubwo muri inkingi muhagarariye n'abandi batandatu. Twari mu cyumweru, hari abaririmba mu gitondo, hari n'abazaririmba nimugoroba, ariko twese turi mu cyerekezo cyo gushaka iki? Imana, cyo gushaka Imana, cyo gusenga no kwinginga Imana. Reka twakire mwari mutagarama dusuhuze. Haleluya, haleluya. Amen. Twakire mwari w'ibakire dusuhuze. Amen. Nanjye ndabashumuje. Haleluya. Amen. Yesu amugisha cyane. Reka turi abashyitsi bari hano mu iteraniro. Ushobora kuba umushyitsi waje kubana natwe, twarabitangaje cyangwa ibintu rwose hano wakuranitse. Yesu amugisha. Reka uriya mubyeyi adusuhuze. Haleluya. Amen. Amen. Amen.
asenga Imana ariko nawe usenge winginga Imana usengera imitima yacu igiye kumva ijambo ry'Imana ariko cyane cyane nawe usenge Imana iguhagije. Mana yacu Mana nziza kera barera Mana kiranuka Data wa Kristo Mwana wa Kristo uyu mugoroba wongeye kugushimira Mana turaguhimbaje uri Mana nziza uri Mana yera uri Mana ikora uri Mana irema uri Mana yumva uri Mana isubiza uri Imana itugira neza uko mbishaka ko bigenda wabanye natwe mu rukerera uvugana natwe wakoranye natwe imirimo n'ibitangaza none ubwoko bwawe bwongeye kwinjira mu ihema uyu mugoroba Uwiteka Imana wabanye natwe mu gitondo ukaganira natwe ukaduhumuriza bakora imirimo bakora ibirenze ibyo twatekerezaga uyu mugoroba turaguhamagaye turagutumiye Mana Uwiteka Imana haleluya ubwoko bwawe bugire neza biri mu ihema ryawe Uwiteka barahageze dutura imitwaro barahageze turabona umunezero abatarishimbaga kugira ibyishimo batari bafite uko tubigenza dushakira imibereho warakoze Yesu bibutse iminsi ya kera bibutse ibyo wakoze bibutse ibyo waremye bibutse ibyo wadukoreye bibutse ibyo wadutambukije bibutse ibyo wadusimbukije bibutse uburyo waduhindurira amateka bibutse uburyo Uwiteka Imana wakoze imirimo n'ibitangaza turagushimiye izina ryawe rihimbazwe uyu mugoroba Uwiteka twongeye kukwibwira usobanure natwe uzutugire neza haleluya haleluya tweretse umukozi wawe Uwiteka Imana tuyimukoresha mu gitondo wamukoresheje n'uyu mugoroba turakwinginze kugira ngo umukoreshe iby'imbaraga umukoreshe iby'ubutwari uturushirize Uwiteka haleluya niho zirikwiriye imitima iyi mitima wayibonye yaje gushaka twaje dufite inzara n'inyota dukeneye guhazwa nawe dukeneye Uwiteka Imana guhumurizwa nawe dukeneye kuganira nawe dukeneye kumva ibyo umwuka abwira amatorero mu gihe nk'iki ngiki urakoze Yesu ukoreshe ugirire neza haleluya natwe wagire neza ukatwimara ukaturinda ukaturwanirira duteze amatwi kugira ngo twumve icyo umwuka wera aganira natwe muri uyu mugoroba turagushimye ko duheje imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo dufashe imigambi ya Satani tumurishemo ibitabo Imana mu izina rya Yesu Kristo kandi tukagiye muri iki cyumweru Umwami Yesu akwiyereke muri mugoroba Umwami Yesu akwiyereke muri iyi saha Umwami akwiyereke muri uyu munota Umwami akwiyereke muri iyi segonda Yesu akwiyereke nonaha haleluya usome ijambo tugiye kuganira riri hano mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 20
turasoma n'umurongo wa 19. Ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana igice cya 20. Turasoma umurongo wa 19 tugeze ku murongo wa 23. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice cya 20 umurongo wa 19. Nuko kuri uwo munsi bugorobye ari wo wa mbere w'iminsi 7, abigishwa bari bateraniye mu nzu inzugi zikinze kuko batinyaga Abayuda. Yesu araza Yesu araza Yesu araza Yesu araza Yesu araza Yesu araza. Kubwira ijambo umuhereza icyubahiro. Haleluya. Araza ahagarara hagati yabo. Araza ahagarara hagati yabo. Araza ahagarara hagati yabo. Haleluya. Araza ahagarara hagati yabo. Ahagarara hagati yabo. Ntabwo yagiye ku ruhande, yagiye hagati. Ahagarara hagati yabo. Arababwira ati ngiye kubivuga. Haleluya. Arababwira ati amahoro. Arababwira ati amahoro. Amahoro abe muri mwe. Haleluya. Amahoro abe muri mwe. Amahoro abe muri mwe. Haleluya. Amaze kuvuga bityo abereka ibiganza bye n'urubavu rwe. Ibi abigishwa babonye umwami baranezerwa. Abigishwa babonye umwami baranezerwa. Abigishwa babonye umwami baranezerwa. Yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwe. Yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwe. Ko data yantumye niko nanjye mbatumye. Amaze kuvuga atyo abahumekeraho ati nimwakire umwuka wera. Abahumekeraho ati nimwakire umwuka wera. Nimwakire umwuka wera. Nimwakire umwuka wera. Abo muzababarira ibyaha bose bazaba babibabariwe. Abo mutazababarira bose bazaba batababariwe. Muvuge amen. Kubwira ijambo Imana ihabwe icyubahiro. Mwana wacu ndagushimiye, warazutse wiyereka abigishwa kandi uvuga neza. Imvugo yawe igusobanurire mu izina rya Yesu. Nanyemerera uyu mwanya tukaganira amagambo ane. Ijambo rya mbere ni amahoro. Ijambo rya kabiri umunezero. Ijambo rya gatatu umwuka
wera. Ijambo rya kane ubutwari. Ngaho mwesubire mu rugo ko mwayafashe. Irya mbere amahoro, irya kabiri umunezero, irya gatatu umwuka wera, irya kane ubutwari. Usubiremo twese: amahoro, umunezero, umwuka wera, ubutwari. Subiramo: amahoro, umunezero, umwuka wera, ubutwari. Subiramo: amahoro, umunezero, umwuka wera, ubutwari. Abicaye iyi zone mwenyine gatatu: amahoro, umunezero, umwuka wera, ubutwari. Abicaye muri iyi zone: amahoro, umunezero, umwuka wera, ubutwari. Abitsinze. Abicaye muri iyi zone: amahoro, umunezero, umwuka wera, ubutwari. Abicaye muri iyi zone: amahoro, umunezero, umwuka wera, ubutwari. Abicaye muri iriya zone: amahoro, umunezero, umwuka wera, ubutwari. Uri hano ku ruhimbi: amahoro, umunezero, umwuka wera, ubutwari. Haleluya. Akwiyereke muri uyu mugoroba aguhereza ibyo bintu bine. Ibi bintu bine ndabibasabiye muri iki cyumweru kidasanzwe. Haleluya. Iki ni icyumweru cy'ububyutse hano kidasanzwe, kandi Imana yabagiriye neza hano ihafukura iriba ry'umunezero. Turi hano mu masengesho y'iminsi 21, nabonye ibintu bidasanzwe bibereye hano. Ndavuga ngo Imana ishimwe ku itara ryayo ririmo rimurikira hano igasanzwe. None nongeye gushimangira ngo amahoro, umunezero, umwuka wera, n'ubutware. Umuntu wese wateranye ibi bintu uko ari bine bitahana. Hadasigaye n'umwe. Imana ibi bintu biguhe uko ari bine. Muri uyu mwaka wa 2024 ibi bintu muzahorane. Muri uku kwezi kwa kane ukurangiza ufite bino bintu. Usabiye amahoro ijuru ritanga. Usabiye umunezero ijuru ritanga. Usabiye umwuka wera uzagushoboza. Usabiye n'ubutware buca abadayimoni. Usabiye ubutware bwirukana indwara. Usabiye ubutware bwirukana imigambi y'abarozi. Usabiye ubutware butuma utinyuka ukizera. Usabiye ubutware butuma ubabarira ibyaha. Usabiye ubutware butuma usengera abantu bagakizwa. Usabiye ubutware bwo kwirukana imyuka mibi ikagenda. Usabiye ubutware bwo gusenga wuzuye umwuka wera. Haleluya. Ubutware ijuru rimuguhe. Amaze kuzuka yiyereza abigishwa, ijambo rya mbere aravuga ngo amahoro abe muri mwe. Mwaba mukunda Yesu ngo mbabwire ikintu mumukorera? Mumuhe amashyi. Niki twakesha uyu mwami twamugereranya nande? Ninde wundi wigeze aduha amahoro? Ninde wigeze atangaza ijambo amahoro? Ninde wahaye abantu bose? Ni Yesu. Ni hantu wajya ukagura amahoro ko bagurisha amata na fanta? Hari abantu wigeze ubona amahoro? Nuruwe rugo wakomangaho ukabona haranditse ngo amahoro, ariko reka murangira amahoro kuri Yesu haranditse ngo amahoro. Iyo wakiriye Yesu uba wakiriye amahoro. Haleluya. Ninde watanze amahoro atarobanuye ku butoni? Muratsinze Yesu.
Haleluya. Ninde wahaye amahoro abantu bose? Ninde utanga amahoro ku bantu bose? Ninde wamuhaye amahoro? Haleluya. Ntabwo baza ngo bazi imyaka ufite, ntabwo baza ngo bazi amashuri wize, ntabwo baza ngo bazi imiryango uvukamo, ntabwo baza ngo arebe isura, areba gusa umutima we agahita yatangaza. Haleluya. Nta handi hantu muzabona ku isi bavuga ngo mwese uretse kwa Yesu. Yesu niwe wenyine wahamagaye abantu bose, ni nawe wenyine wahamagaye indushyi, niwe witeje indushyi, ahamagara n'abantu baremerewe. Abantu bose baba bashaka basa neza, bashaka bize, bashaka bafite za diplome, ariko Yesu bashaka indushyi. Hari n'abana bahamagaye indushyi. Ariko se wowe wakwigeza indushyi? Ejo bundi numvise n'itangazo barimo batanga akazi, batangira rero ukagira umurimo. Iyo batangiye bagira umurimo, ariko bavuga ibintu ukagenda wivanamo. Baratangira bakavuga ngo hano habonetse akazi, ngo mu ijambo rya mbere ukabona bagomba kuba ari umunyarwanda. Urumva utari batangira bagushyizemo bakarangiza bagukuye. Bitangira uri musibyo ubase ko mwese badahise muzamo uretse mwese ukuntu mvuguru muva, bagakomeza ngo agomba kuba yabije icyiciro cya 3 cya kaminuza. Muracyarimo ubu mutavuye mwomeze namwe yize muravamo, bagakomeza bagomba kuba ataribije imyaka 35. Urumva ukirimo mwabonye mwise muvamo 38 abandi 40. Bagakomeza bagomba kuba ari umwari cyangwa umutegarugori, abagabo mwese abari n'abategarugori ukora mukagira muracyane. Bakavuga bagomba kuba afite uruhushya rwo gutwara imodoka kategori 2. Wowe nta n'utudogodogo uzi ugize ute? Bagakomeza bagomba kuba yiteguye guhita atangira akazi, aho uratwite kubanza ubyare ukaba Lodi nabonyeho baranavuga ngo bagomba kuba uyu muntu wari inzobe yambara akaberwa aseka neza atarakutsa neza, waba nakukurukara bakubwira ko utazapaka akabukiya. Ariko Yesu we yaravuze ngo mwese mubagare abameze bate, abarushe n'abaremerewe, shaka utazi gusoma, shaka utazi kwiga, shaka utarize, shaka urubuga Ngororero, shaka urubuga Nyabihu, shaka urubuga i Huye, shaka urubuga mu Rurenda, upfa kuruhe. Haleluya. Haleluya. Niwe wavuze neza hatavuyemo n'umwe, kandi abasezerano isezerano ngo nimuze musange n'abagabo. Turamugira dute Yesu muri mugoroba? Turamuha iki? Turifata nabivumbuye, turamuvuga neza, turamuvuga neza n'abahaye ijuru amenye ko yatekereje neza. Pawulo niwe wanditse aravuga ngo yasanze ko guhana n'Imana atari ibintu byo kugurisha, ngo yisimuza araganduka ntiyanga no gupfa rwo ku musaraba. Icyo cyatumye Imana imuhizi
izina rimeze riteye ayandi mazina yose kugira ngo Imana Data wa twese imbaza kandi ngo amavi yose apfukame izina rya Yesu. Iri zina rero izina riteye amazina yose, izina tuvuga abadayimoni bagahunga, izina tuvuga ugiye kwiyahura agahita bireka, izina tuvuga umukobwa bamutumye kwishingira agahita avuga ati mbivuye, agahita yohereza mesaje mu rwanda rw'ubwira ko ugiye kwishingira ati Yesu arakujije. Ngo Yesu agize ati Yesu muhetse, Yesu muhura mu rusengero aramuje, kandi bari babwiruje n'agakoko k'imyenda yagafunze, ariko yaza Yesu akamubwira ngo mwana wanjye ntiwishingire, nzagukorera ubukwe ariko wa gatandatu saa 9:15 koragiza aho yarakeye haleluya. uwo muhungu uhagarika kumubwira ati Yesu aramujije. Tinoneza kubujije tuye tiwamubwiye akakubohora ati yamujije. Adohora abantu nabonye Yesu yamujije. Haleluya. Hari ibintu isi yatubwiye ngo dukore, Yesu aratubwira ati nimubikore nzabagirira neza. Haleluya we. Abantu nabo barumvise ijwi ribabuza wagira mugenda kubona perite dayimoni gahita ryitambika kubera utuntu tw'utwungo n'utuntu tw'iwanyu tw'ubutindi, kubera byagiranye hasi ukajya kubona ukabona na kutera gutya ntabwo ujya utubona utuntu muvani wanyu turimo duturuka mu mashereka bwawe, duturuka mu misego, ugasanga bagiye kuraguza ibyo bavugaga ntabyo uzi, ibintu batongereye bakuvugira abana ntabyo uzi, bagerera abana gusa bavuga ibintu babyatura warangiza we ntugende ukuze wikurebe ukabibi iwawe, ugasanga uragendana nabyo, wajya kuryama ukumva hari ibintu bikubuza ibitotsi ukarara wishe, umwana wawe yajya kwiga agahita awubanya, ubanyuma ubaherekeza akazana amanota 17 ku ijana. Ibyo bintu ntabwo uri bubone ko ibisanira by'ubona byo kutiga. Kuki yabaye wanyuma wariswemera ibana umwana akamubwira bakamubwira bati subiramo, akahita abwira abantu bati sisubiramo, tisubiramo mwana, tisubiramo, ati ntabwo dusubiramo iwacu, ntabwo tujya dusubiramo, ukabona agasanira k'umujinya wose kakuriki bati yangu ntajya wandika neza, ukabona umwana we yandika ibintu bicurane, bati andika neza, ukabona yandika ku rupapuro rwa 20 urwagwa yarusimbutse kubera yanyatsi na yakarande yo gusimbuka ibintu, ukabireba ukabona umwana yabaye iki, ntacyo yabaye, ahubwo ari za karande zirimo ziza zishaka gukurikira abana bawe, ukabona umwana wamubwira ntiyumva, ugakubita ntiyumve, kugeza aho wari umubyeyi wambwira ati umwana wanjye ndamukubita, none asigaye abwira inkoni yarazimenyeye, navuga akavuga, ejo bundi arambwira ati kandi mama ati njye nzakwereka aho mberekeye, umwana agashaka gukubita mama we kandi aracyari mutoya. Izo ni iki? Ni za karande z'umujinya vuba, ukabona umwana agiye mu biyobyabwenge, agiye mu nzoga akiri muto, aho sekuru yajyaga arara mu kabari agashaka abagore bane, none iyo myuka yo gusambanya uri kubona itari bishaka kugufatira abakobwa, none barababwira amateraniro ukaza naho nta rugamba ufite, ukaza naho nta rugamba ruhari, ntabwo ubona ko hari ibintu maze imyaka kwirukankaho byanga ntabwo uri kubona ko hari imyuka mibi iri kurwara, ariko mureke dusenge, kiye kubivuga dusenge, twongere dusenge, dusenge twongere dusenge, izi zakarane zicaka kuri izina rya Yesu, izina rya
Yesu biwanyu n'abise biwanyu n'ugira inzu biwanyu murango ugira amafaranga biwanyu nawe ukora urubuto kandi muzagire umuntu wabyaye n'abantu batakoze ubukwe kugira ngo bazakore ubukwe ntabwo babona ko ari amahirwe ntabwo bujya mubibona mwe mwebwe mwakoze ubukwe si ugucika nayo wabonye ubukwe bwawe banamurwanyije wagira ngo bashaka ko bako bari baramuroze inkuba none se niba barashaka ko rubaho urumva bashaka ko n'umwana waho urumva bashaka ko rubaho rukomeye n'amaraso cyangwa bashaka ko butandukana noneho bagakomeza bashaka igihugu ngo barebe urugo rwacu ariko muri iri joro ndatangaza amahoro amasengesho y'ejo mwibuke kuza gusenga muje gusenga ngo kugira ngo oya uko bivuze kuza gusenga muje atari ibyo kuvuga ngo batangaje igiterane ngo abayobozi batubwiye kuzaza ngo banatubwiye kwambara iniforume none mwarakwiye kuza mutambaye iniforume mwene uko mutambaye iniforume uyu mugore n'umwe shaka urena uri ikora ntangiza kugira ufite muri special week kujya mwambara n'umwiza kuruta iyi yose mugore n'umwe kujya mwambara muri niba nako mwambare nta giterane cyabaye mugiterane mujye mugura kositimu mugure amabase bimwe binini by'umutuku n'umuhondo bijya kubera mugaragare ko mwaje gushaka imana kuko mwabiteguye noneho mushaka indirimbo nziza za zindi nziza abarizo muririmba kugira ngo imana nayo itabare none se muzabisuzugura byikore muzakira imbaraga nkeya ko muganire uzashyiramo imbaraga zingana ushyiramo imbaraga nyinshi ushaka amatike muhamagarane mubwire abaririmbyi udafite itike uyimuhe urumva wowe perezida n'ubu uratita umuhamagara utaga muririmbyi ubwiye ko akeneye 2,000 mutegerane ikoze dushyiremo imbaraga twirukane imyuka mibi urimo muranyumva haleluya muri special week mujye mumenya ngo ni igihe kidasanzwe uko kidasanzwe rero imana nayo gukora ibintu bimeze gute birasanzwe ushyiramo imbaraga mwiture n'umunebwe n'imbeho ubu ngubu niba tugatangire saa 10 saa 9 mirongo ine guhageze kuko tugomba gukora ibintu bidasanzwe ndakomeye murahaka nanjye ngo muraba muhageze mbese murataha ureka iyo bajya bagende ariko kamyo ko gushaka imana dushaka ibiki mwete mwe murabona umugabo w'akazi nababwiye ko mujya muza gusenga muje reka mbabwire ukuntu tubivuga tujya gusenga ariko dusenge ngo tujye hari ibibazo hari imigambi y'abatari mu y'ubugome hari ikintu gishaka kugukenura ariko kugira ngo imana ikurinde imigambi y'abagome birasaba kugendana amahoro ya Yesu kugira ngo imana ikurinde n'abarozi gusa uko baroba ubwo se barakuroma bagize ariko ishyari naryo rirahari ishyari naryo ishyari naryo kwambara agashati umuntu akabara urabona ufite n'isaha iyi saha nayo bayiguze cyane nziza ibyo bintu biba byibagirwaho sibyo ka telefoni katacu wakase ugomba rero kugatwikiriza baki basengere umwana wawe kubera ari mwiza musa bajya bavuga ngo ni mwiza barasanase ari uwita ubabara mumenye ko turi ku bwami ariko natuye amahoro haleluya
munanirwa mukanya mubwire ndagize saa mbiri zanjye ndebera saa mbiri n'umwanya niba zuzuye ndarangije bakeke munabwire mutagane magambo tugire yadene ejo turi kumwe nabibonye keneye amahoro murimo murabyumva dukeneye iki amahoro yende mushyiremo amayinite mushakishe taransiporo muhamagara abantu ejo hano hose bazuzure tuzavuga ayandi magambo tuzavuga ijambo rya kabiri ngo babonye umunani ngo bamera bate wajyane mubibwire nabibabwiye ngo musubiremo babonye nawe bambaye gute abantu bageze kuri Yesu ikintu cyabigaragaje n'umunezero haleluya basizaniye umunezero uboneka ko tugeze kuri Yesu haleluya mwami Yesu arangije kubona ayo magambo abiri abona ko bagize amahoro arabona ko banezerewe arangije abona ko umwanzi aje kubatwara ayo mahoro n'umunezero ahita bahumeka wera kugira ngo bigende murabyumvise ibyo mvuze byanditsemo iki kugira ngo ugirute kugira ngo umwuka wera urinde amahoro urinde n'abamunezero basabiye kuzuza umwuka wera haleluya kugira ngo umwuka wera urinde umunezero n'amahoro arangije abona yuko ari ibizaza bije kubasuzuguza arangije ahita avuga ati mbahaye n'ubutwara muhereza amashyi yarabirangije kandi yabikurikiranyije neza ijambo rya mbere yatanze amahoro muvuge amen bwa kabiri baranezererwa bwa gatatu abaha umwuka wera bwa kane abaha ubutware ejo tuzakomeza ariko nagira ngo mbasagurire umwanya usigaye mu kanya turasenga twongere tugire dute dusenge none rero muhaguruke ku maguru yanyu abiri maze babwire abadiyakoni mugiye gusenga tujye gusenga Imana ubaze awe nibakubaza tugaruka ku cya kabiri cy'ubuzuye umunezero tugaruka ku cya gatatu cy'ubuzuye ubutware umwuka wera urahari uwa kane agira ngo tubanza tubwire gatatu ngize ngo wenda nacyo nibeshyeho nawe nibakubaza icyuzuye amahoro nawe nibakubaza kuki wuzuye umunezero Yesu nanone nibakubaza kuki wuzuye umwuka wera ababwira uti Yesu nanone nibakubaza kuki wuzuye umutware itangazo ry'umunsi rirumvikana si iryo ngiryo mubyutsemo twabwakire muri niba ture kuko twabusabye Imana kandi Imana itanga itimana yego tugakurikira abagore yacu turambura ibiganza tugira gutya tubwire ngo turamushimiye ko twakira ububyutse bwa mu gitondo turamwakiriye mu izina rya ububyutse bwa mu gitondo turamwakiriye mu bagabo abagabo turamwakiriye mu izina rya ababyeyi mwakira ububyutse bwa mu gitondo turamwakiriye
abasore bakira ububyutse bwa mu gitondo urabakiriye abasore ko mutavuga ariko ni ngombwa rero muhariye abakobwa urabakiriye ububyutse itorero ryose turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo amen turi Imana yacu yayandi ujya mubona abayakobo hari ntimuyabona mu rusengero gusa bose niba utarwaye haguruka nta kintu kandi urwaye ntabwo tugucira urubanza turebe hano oya uburyo bwose wakoramo usenga ntibutubangamira icyaha no kudasenga kabiri gatatu adushyirireho iseke utange amaturo adushyirireho iseke twerekeze ibiganza hariya twerekeze ibiganza tujye twerekeza ibiganza yarababwiye ngo tujye twerekezayo Imana izajya yijojorera niyo igenda ikibanza niyo igenda igiheruka Imana nizi kubitondeka neza ihere ku kibanza muri iriya karitsiye yego rwose Imana yavuze dutange amaturo rya 10 bashyiraho na cya giseke gishyigikira aya masengesho yacu twatangiye uyu munsi nacyo kiriho twumve korali wera twumve korali inshuti z'umwami Yesu twumvira korali gutyo Yesu abamugisha turaza guhuza n'aya masaha yacu Be
tuyizamure mu biganza Imana ngo turi mu rusengero ko ntawe uzakurega ko gushira ko ntawe uzakujyana mu rukiko urumva wakwitwara gutera imbere y'Imana kuko twarateranye kenshi duterana twifashe neza twateranye na kenshi duterana twarambuye amaboko twanezerana Imana ariko muri iki cyumweru kidasanzwe urumva Imana yaguha umwifato umeze bitanze mugende bimaze urabona nawe ukorera iki muri iki cyumweru ko nakubonye nawe ukorera ibintu byinshi ko nakubonye nawe kubera ahakomeye ko nakubonye nawe wikorerera ibyari bigoye koko wabaye umwifato muri iki cyumweru ugaragaza yuko rwose ari icyumweru kidasanzwe ese Imana irabishoboye umwifato bigakura waba umunezeza Imana ikazavuga ati rwose uyu mubyeyi uyu mugabo akaganira yakoze muri iki cyumweru nanjye gusinyirwa urwandiko rw'iteka nongeyeho imyaka ndaragiye nabyaye ndategetse Imana irabishoboye ngewe ibitekerezo tuti ni iki nakora amaso yacu ahweze imitima yacu ikangutse tuvuge ngo ni iki ushobora wemerera umwuka agira muri bya bintu bine wemerera n'umwuka agira gute kandi icyo akubwira aba ari cyo uzakora icyo agutegeka aba ari cyo ugira ute icyo adutegeka aba ari cyo tugira dute urumva nanone hari n'abifashe batavuga abazima baravuga sibyo abazima ntibavuga icyo adutegeka tugira gute tugikore wemerera umwuka icyo adutegeka icyo ari bukubwire aba ari cyo ugira gutegekwa kuko nicyo kizaba ibindi bitangaza Imana tuyiha amashyi menshi cyane turashimye ko ari ubuvuzi bwacu ni ubufasha bwo kuboneka ibyago byacu n'iki tuzi imbere y'Imana mbere n'abantu baje imbere yayo yayizamura ibintu bikomeye biruta ibyo twibwira n'ibyo tugize gute dushimira abaririmbyi baririmbye neza Imana y'umugisha mu izina rya mbere ngo twabonye ko mu cyumweru kidasanzwe tuzaza nanone twabukereye twambaye neza nk'abantu natwe ntibishoboka ubu muri iki cyumweru reka babwire ikintu kimwe kigeze kimfata ariko nacyo kibonera igisubizo nigeze mbwira Imana ngo nshingiye ku rubanza ya Kigali nsa kwa kundi Imana uko nasa kandi nanjye niyizi uko nasa nari nambaye ikabutura n'ikoboyi nari nambaye ishati yanjye n'ikote n'ikoboyi isa na ya kabutura ryari rirerire rigera ntaho ritwikiriye n'ibikoni ndabizi yewe n'ibyo nari nambaye nari nambaye n'inkweto z'inkosi zifite amasogisi yarerutse yakwetutse sibyo ubwo kandi muraseka ubwo nari meze ntumvikane ubwo nari meze z'ikigali murabizi Imana y'ubutanga wabwira abazigisha ariko n'ubuje gakeya kadusenge ndavuga amagambo abiri irya mbere hari ijwi numvise y'akantu tugiye gusengera kandi karakomeye muhaguruke mwese ariko hari ibyangombwa bidakora ugiye gusengera bigakora ibyangombwa unakuba ufite nka perime ariko idakora ureke tuyisengere ikore kandi niba hari kategori nayo ikore na diporome zikore biga hari ibyangombwa bidakora tubisengere bikore turangiza tuvuga ubu Mana data wa twese uri mu ijuru izina rya Yesu Kristo umwami wacu urebe ibyangombwa by'uyu mugabo maze igihe mwikofi maze igihe agendana bikaba bitarakora muri iki cyumweru muri special week mwiyereke bitangire bikore ibyangombwa bitangirwa kugira ngo bikore cyangwa
ibitambo ndasaba diporome itangwa kugira ngo zikore icyatumye zitangwa muri iki cyumweru rero hagiye kubamo ibintu bidasanzwe n'ibi byangombwa bibitse bimaze igihe mu mavarisi bibitse bimaze igihe abantu bariyakiriye bitanakora bagakora n'ibinyuranye nabyo ibyo bintu turanabisengeye ijuru riterane inama y'ijuru riterane imyanzuro yabyo iboneke kandi amashimwe azakugirwa muri iri teraniro ko hari ikintu wakoze tugukomeye amashyi turabyumvise birabaye izina rya Yesu umwami wacu amen uzamura ibiganza dusezeranaho nk'abana b'Imana tuvuga ngo ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana kubana n'umwuka wera bibana natwe twese ibihe bidashira amen.